andi makuru ari mu ikipe ya Rayon Sport na yahe match ya Gorilla na Rayon Sport twitege arukomeje kuri president agira ati kwitegura match ya derby mu minsi 9 biratugoye cyane ariko nyine bagomba kubyakira uko bimeze. Team News rero navuze mbona imyitozo ku munsi w'ejo Adama Bagayogara hari ndetse na Ombonenga Fitina murabizi ko bushize ntabwo bagaragaye ariko cyari ikibazo cy'amakarita birumvikana ko bagarutse. Ikibazo gisigaye kuri Keve Muhiri. Keve abari mu nzove pe no ku munsi w'ejo ari mu nzove ariko ntabwo yakoze imyitozo n'abandi ntabwo arakira neza ku buryo wavuga ngo iyi match araza kugaragara. Wenda wazamwitega mu mikino ya shampiyona yabo wa Gasogi se cyangwa no APR ariko mu gikombe cy'amahoro bwo kwitega Keve biragoye. Ubwo abakinyi n'ubundi b'ingenzi navuga badahari kuri uyu munsi ni Keve Muhire ndetse na Fanganye wagize imvune ya ACL ugomba kumara sezo yose hanze ariko abandi bakinyi bose bameze neza ku mutoza Robertinho ariteguye neza cyane. Nawuzemo nabavuga bati iyi Gorilla twarayitsinze mu mukino wa shampiyona ubanza bari bayiduteze kubera ko icyo gihe Gorilla yari ya kabiri kuri Rayon Sport ariko Rayon Sport za kwitsinda ibitego 2-0 biragaragara ko igenda yibasha ariko Gorilla nayo wavuga ngo muri minsi ifite forme herutse kubona amanota yeretse kubona inota kuri AS Kigali kugeza ubu ngubu ni ya gatatu muri shampiyona ntabwo ari ikipe yo gukerensa mu by'ukuri ihagaze neza cyane Gorilla. Mugaruke kuri forme zayo kuko iri mu myanya 3 ya mbere kandi yakomeje kuyimainteninga Rugaju noneho muri phase retour ubwo ni Gorilla igaragaza ko nta kosa na rimwe irimo irakora muri iyi minsi. Ikintu cyiza cyo kwishimira ku mutoza wa Gorilla Kirasa Ale ni umutoza ukina umupira mwiza arafungura kabisa. Groupe yubona ko ari groupe ifite confiance uburyo bakora build up uburyo bakora ibitego byabo ni ibitego babiteguye donc ni ikipe itoje banakubwira ko burya amashami igihe yatozaga polisi yungirijwe na Alain Kirasa yari bwo polisi yarijyanaga mu buryo bw'imikinire kuko Kirasa ni umuntu uzi gukora cyane kuri sessions z'imyitozo ifite imbaraga hahandi abakinnyi baba batyaye noneho bakajya mu kibuga ibintu bagiyemo ari ibintu biborohera kubera ko baba barakoze imyitozo myiza cyane. Ikindi umutozo w'umutekinisiye cyane akaba n'umuhanga muri tactique ku buryo ikipe ze arwana no kuzikina umupira mwiza wo hasi umupira usukuye ariko akagerekaho ikindi kintu gikomeye akiga adversaire we cyane ku buryo amayeri y'umukino namwe matoza bazwiho kuba mu by'ukuri baba yafite ari ku rwego rwo hejuru. Mwana kwibuka yuko rero ari ikipe yagoranye kuko ni ikipe ya APR tabonyemo igitego muri fazare ni ikipe za Rayon Sport zagiye zistragoninga zikina nayo hazamo nako kantu ro ka rivalite gashobora kuba banavuga bati haje abaye muri Rayon bakaba banabizi yuko nabo mu ambitiyo yose bafite byo bifuza kugeraho ntabwo bari batwara igikombe gikuru mu bikinirwa mu Rwanda. Bakeneye nyine kugaragaza ko hari icyo bashobora gukora. Wareba amayirema afite abasore nka barutonesha Esbon bameze neza. Ntabwo match Rayon Sport saa 12 bari bitekereza yuko ari match bari buze ko abinyuriraho nk'abantu bari kuhita cyane ko Keve ubu nibwo ari gusa n'ukira kuri assist ze 11 Fanganye se zose ntahari ibyo barebe barabizi. Wafata abakinnyi rero umwe ntameze neza undi we nta nahari ariyo bari bayoboye ubusatirizi bwa Rayon Sport. Urabyumva ko Rayon Sport iraza kubistragoringa nyine mu busatirizi ntabwo ifite ibisubizo bisa n'ibyo yari isanganwe 100%. Ibyo rero biranongera confiance kuri equipe ya Gorilla ko barabati look niba Rayon Sport nayihungabanye muri uburyo kuri linya yayo imbere ubu ntidushobora kuba twakwikamata tukaba twayitungura. Hari ubusumbanego buhari mu mazina urebye nyine Rayon Sport na Gorilla si ikipe zimwe na tebo uko bigaragaza Rayon imeze neza muri shampiyona ariko nkuko nabivuze dutandukanye ibyiciro bibiri gukina match za knockout no gukina match za shampiyona. Ibi ni ukujera ashobora kukigukubita kare Kirasa akakidefanda match akayisoza. Erega mwibuka ko umwaka ushize no muri ikipe zakoyemo n'ikipe no izitwita ibigugu APR yakoyemo na Gasogi muri kimwe cya kane Rayon Sport ikurwamo na Bugesera. Ni match ebyiri gusa arere tour. Ntabwo ntekereza ko ari ikintu kiza koroha habe na busa cyane ko noneho nk'iyi ibivuga ngo it's okay ubundi se tuvuyemo nta pressure biri nta kibazo ntari bi rwose hari umuntu usuza kuvuga ngo ibi nibi barabizi ko niba tuza bagakina umupira wabo ikipe ya Rayon Sport barayikora kandi uburyo bw'imikinire ya Rayon bro uganira na Kirasa arayizi arayumva anayibayemo arayizi rwose 100% arakubwira ati Rayon Sport uko yubaka ndabizi uko yataka ndabizi
twaraganiriye match irangiye ya Fazale ndavuga ni nubwo igutsinze ariko vraiment wari wayimetrije biragaragara yuko rero turaza kubona match imwe muri match nziza afite cyane amanota 7-9 mu mikino 3 ya phase retour yatsinze Musanze 1-0 atsinda ikipe ya Vision 2-1 anganya ejo bundi na AS Kigali ubusa ku busa nagira nkwibutse ko muri shampiyona kuva shampiyona yatangira ikipe ya Gorilla yatsinzwe match enye zonyine muri journée 18 muri phase retour ubwo ntibaranatakaza ahubwo kwezi igihe cy'abantu bibaza wenda baribaza ngo ko Fari Nganya dahari ariyo mwataka twari dufite haraza kujyamo nde mbere na mbere Abdoulaye Jalo bena mbere abariyo babanze banashimira ubuyobozi ko bwatekereje ko bugomba kuzanamo abandi bakinyi bakina basatira muri phase retour kuko uratekereza iyo Mercato iza gufunga hataguzwe undi mwataka bakomeza kugenda kuri Fari Nganya akaza kuvunika byari ko ari ikibazo gikomeye cyane ariko byibura bishimire ko hari abandi bakinyi bazanywe barimo Abdoulaye Jalo uyu musore w'umunyagine Bissau ndetse na Biramahira Bedi uyu musore w'umunyarwanda uvuye mu gihugu cya Mozambique yakinagamo haratekerezwa ko rero burya Robertinho afata uyu Biramahera Bedi nk'umukinyi w'umwataka ariko wakataka neza aciye ku ruhande ntabwo amufata rwose nk'umupointer cyane amufata nk'umukinyi waca ku ruhande akaza gutanga ibisubizo muri atake akamupereka kuri mwataka biha amahirwe rero menshi yo kuza kubanzwamo kwa Abdoulaye Jalo ariko nabonye abantu muri rero bavuga ngo kuko ari ikintu gisa n'icyabaguyeho nyine kuvunikisha Fari Nganya ntawe bipanganye bakaba batarigeze bakora amasessions zo kugerageza uriya rutahizamu ngo amugire icyizere hari n'igitekerezo ngo abakinnyi abasiniya batangaga cyo gushyira Paplay ku 9 Paplay yigeze gukina rutahizamu muri match za mbere za Rayon nabwo Fari Nganya yaravunitse mu mikino ya gishuti cyane mu mikino ya pre-season yakinaga hari abareba bakavuga bati amaze kugira imikino muri Rayon uko biri ujyanyije n'uriya tumaze kumenyerana nabo babagaye ko nabo ba Haji nabo ba Basane nabo ba Keve kuruta uko twajya kwiga imikinire mishya muri match ya competition ya knockout n'umukinnyi mushya amplisi muto umusore mu by'ukuri Rayon Sport ngo bakinibaza ngo ibitego 20 yabitsinze ate kuko barakibaza se no mu box poacher turazimusangisha ngiye afunze umupira ntago unana tusha technique hejuru cyane ntibaramuha umwanya wo kwiexprima kwa Fari Nganya yari yaramufatiranye nyine nta mwanya ari kubona wakuramo Fari Nganya ukajya kugerageza umwana ngo nayo mu minota ibyo ntago bibaho Rayon Sport yari iri mu rugamba rukomeye maybe imyitozo iri bukurikire mu gihe kiri imbere ishobora gutangira kumuha amahirwe yo gukina nka rutahizamu yego birashoboka ariko rwose ngo abenshi usibye ko umutoza afata decision ashobora no kubihindura abenshi ngo bayipanga gutya igororotse 11 ni bande rero mwizamu umuzamu akaba ari Kadime Ndiaye yego kuri kabiri Mureri kabifite uwo bita Omba bebe Ombolenga Fitina yari uje amakarita ubushize no mpamvu atakinnye abantu babimenye batabyitiranya no kuvunika neza kuri gatatu ni Bugingo umutima wa defense ni Aimable Nsabimana na Yusudianye yarafite ikibazo cy'urutoki ariko bamuteye urushinge ububabare bwarashize yarababaraga cyane nampamvu bamusimbije kuri iriya match batsinzwe banganyije arakina Yusudianye agomba gupeyaringwana na Aimable Nsabimana Fari Nganya akicara Omar Nyinga akicara we yamaze kujya ku gatebe k'abasimbura kubera forme za Nsabimana Aimable ubwo Nsabimana Aimable na Yusudianye umutima wa defense twakomeje gatandatu uwo bita Sulaiman Dafe yamaze gusinyisha umwanya nuwe nta ubaza 8 agomba ko hari uwitwa Rishari agomba kwakina neza cyane 10 kapiteni bagomba kumutera inshinge bakazirika itako ariko agakina umupira mwereke Veroni toto wa timu agomba ko hari cyane wari risk ni risk nyine ariko bagomba kuzifata baramuhaye iminsi 10 ibaye ngahe gusa ntibaye nk'8 icumi rozira neza agomba kurusha ategereje kuri Gasogi Fari Nganya ntahari uraza niba kwicaza Keve ari doubtful kuko iminsi yo kuvurwa ntiruzura so Keve ashaka kuboneka cyangwa ntaboneke ariko bashaka kureba bakabati wamuganeka tumubikira shampiyona cyangwa se bakamurisika akabati nazo yenda kina iminota mike kuko ni match ikomeye ni match ya knockout nubwo hari retura ariko ni match ikomeye uruhande rumwe ni Haji urundi ni Basane hakataka Paplay
tugahita tuhara abanyamahanga batandatu bagizwe na Papley, bagizwe Basane na Basane, Rishari bagizwe na Rishari, bagizwe na Dafe, bagizwe n'umuzamu batanu ndetse na Isudiani Isudiani batandatu bakaba baruzuye. Ibintu nuko bimeze. Ubwo Keva aramutse rero avuyemo bikaba ngombwa ko Rayon Sport ihindura yazanamo Fiston, nicyo gishoboka, ubwo ikicaza ubwo Kevin nyine yavamo Kevin yavamo akazamo Fiston ntabyoroshye cyangwa se bakagora Papley ku 10 mu mwanya wa Kevin umunyamahanga bagashyiramo bagizemo umunyamahanga Papley yagarutse ku 10, ubwo byasaba kwicaza undi munyarwanda, ubwo yaba ndese biragoye. Oya byasaba kudropinga nka Azizi Basane, byasaba nyine gukuramo Basane, Fiston akajya nko ku ruhande, noneho hakataka rutayizamu na Papley akajya mu mugongo, nabyo birashoboka. Gusa nyine ni match ikomeye saa 12 turayibagezaho kuri Radio Rwanda, ni umuriro wo kotera kuri iyi match, utagira ngo ni match yoroshye. Iyi kipe ndayibabwiye ya Gorira iraza kugorana na Rayon Sport. Hanyuma akandi kana ubwo misena nabyibuka abantu muri Gorira ariko bagomba kureba ukuntu Haji abwira bari abavandimwe bo muri City Boys n'abahungu be, niyo mpamvu mbivuze. Ari imanza njya numva ziri muri Ferwafa nkumva nta ziri proper kumva ngo umutoza ngo ari kurega City Boys ngo murimo miliyoni 2 sinzi kabisa. Umutoza wa City Boys uri muri Boys ariko yishyura nabi wa muntu we. Cishi ntabwo ari umuntu wo kujya kuregana n'abahungu bahaje, ntabwo bamuhembye neza rwose. Ibyo bintu rero byo kuvuga ngo muri secretariat ya Ferwafa ngo bamubwiye ngo yandike ngo yandikije umunyamategeko bizamuke bijye kwa esi. Mbanze nshimire abakobwa kubera ko ntabwo ari kenshi nabanye nabo ntabwo ari gihagije, ariko twagerageje gukorana nabo, tukorana amavideo, dukorana imyitozo buri munsi. Mu minsi hafi 10 twabanye nabo, wasanga kenshi twarakoze video seanse ya video nk'inshuro zirenze 7 kugira y'imyitozo bagendaga bakora bagira. Ariko urabona ko ikintu cyane shaka kubashimira ni discipline bafite, usanga bari motive kugira ngo batere imbere, usanga morale bafite n'ukuri parapo ya qualité cyangwa y'ibindi bashobora ko bataragize amahirwe yo guhabwa, ariko ugasanga sur le plan ya esprit, état d'esprit yabo usanga iri hejuru cyane. Hanyuma kuri match yari nziza, na twari dufite objectif yo gushaka uburyo twakwikarifiya parce que twatsinzwe mu rugo igitego kimwe, twebwe iyo dushaka gutsinda ibitego 2-1 cyangwa 1-0 byari kuduha avantage yo kureba uburyo twakomeza ari ku mapenalty cyangwa ari muri prolongation. Ni si no mu bakobwa gusa muri football muri rusange, ni ibintu